hari uvuga ati no uyu sindi uvugane nawe hari icyo uvuga iki sindi bukirebesha amaso yanjye hari ikiganiro utagomba kwicara wasting time ucyumviriza kuko ntacyo kikubatseho ikindi ibyo bintu byose urimo kumva birakuganisha kuwo wateganyije kuzaba we you get it aho ngaho rero niho utangira kuvuga no aha naho ngiye no uyu simvugana nawe no iki si nyambara no iki si nyirya no iki si nyinywa kubera iki you settled your standard ubwo se reka nkubaza niba mfite appointment mu gitondo nkanywa utuyoga na utuvide dutandatu do you think your appointment mu gitondo ndajyaho niyo nubwo ndi buyigeho do you think ko ndajyaho ndi sober meze fresh mfite ibitekerezo bizima waterwa n'imbaraga z'umuntu ndakurahiye turabashuje mwese bakunzi ba Team TV Yesu ashimwe Kristo Yesu akuzwe shalom shalom aho muri hose ku isi hose tunejejwe no kongera kugaruka imbere yanyu imbere y'Imana tunejejwe nuko tubafite nk'amaboko yacu nk'inkomezi zacu Imana ibaho umugisha aho muri hose mwebwe mwese tubanye iminsi yose mwebwe mwese mwakoze subscribe mwebwe mwese mwakoze share mwebwe mwese mwakoze like nukuri aho muri hose Imana ibaho umugisha tuzi neza ko aho turi mu Rwanda ubu ni gicamunsi hari abariye mu mahanga hirya no hino amasaha yenda babyutse cyangwa abandi bagiye kuryama mwese gusa aho muri turavuga ngo amahoro y'Imana abane namwe uyu munsi rero n'undi munsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezererwemo niyo mpamvu mubona mfite ibineza neza nezerewe kandi ndahamya ko na mugenzi wanjye mubona imbere ya kamera nawe ari uko turanezerewe sibyo niko bimeze turanezerewe right yes so mbere yuko tujya kure reka tumwakire umushyitsi wacu tunezezwe nuko nanone Imana yamutugeneye hari byinshi buriya ngo agapfundikiye gatera amatsiko hari byinshi by'Imana yamuteretsemo kugira ngo tuganire nawe uyu munsi mbere yuko rero tuvuga n'ibindi katubanze tuvuge data tumuhamagare kugira ngo abane natwe muri iki kiganiro kiyobore kuko niwe ushobora byose nuko tubone kubakira umutumirwa wanyu kandi mwitegure yuko hari icyo muri umukuru kandi kiri bagire umumaro kadushime turagushimiye umwami w'abami tuguhaye icyubahiro kubw'ineza n'ubuntu bwawe tugushimiye uyu munsi wundi waturemeye kugira ngo tunezererwemo turagushimye yuko wanabishohoje bikaba uko wabipanze ari nako byagenze uhabwa icyubahiro tugushimye ko wadushoboje kuza hano tugushimiye yuko waduhaye umwanya mwiza icyo tugusabye mwami nuko wemera ukabana natwe nkuko nanone mwami wabiteganije ubane natwe utuyobore muri ibiganiro ntabari twebwe twe turabana bato cyane twavuga ibyacu mu marangamutima yacu ariko wowe Imana yacu wavuze abantu nibwo bakumva ibikwiriye ni nabwo byabagirira umumaro turakuraritse rero ngo ntabari twe tugaragara ntabari twe twumvikana ahubwo abari we wenyine mwami w'abami wumvikana kandi ugaragara nuko ikiganiro dukorera hano kigende kigirira umumaro wa wundi wateganije baba 10 baba 100 baba 200 cyangwa umwe gusa mwami kigira icyo kimuhindurira mu buzima bwe natwe turi ufatanye gukomeza gushima izina ryawe habwa icyubahiro muri byose Kristo wacu umwami watugeneye tumugushyize mu biganza umukoreshe ndetse twese dukoresha uko wateganije kuri Imana ishobora byose muri byose rero turavuga ngo habwa icyubahiro kandi uha umugisha buri nshuti yacu yose ujye ugira icyo akora kugira ngo uyu murimo waduhaye dukomeze kuwukora twumva tudacitse intege icyubahiro ni kuzo ibyawe mu izina rya Yesu amen amen yes rero nkuko musanzwe je muranzi muziko ndi mama Ganza ndi Jolly ndi umuganwa ariko nababwiye yuko nk'umujyanama ari mushaka muje munyita Auntie J so Auntie J uyu munsi rero yaje azanye n'umushyitsi hano umushyitsi w'imena cyane umushyitsi wambaye akomani wambaye neza ubwo ni Uncle A
Ako wambaye neza cyane. Thank you Aunt J. Yes, nawe urakeye cyane. Thank you. Imana igumugisha. Yes, turagushuje cyane. Nanjye nikirije. Umeze neza. Ndashima Uwiteka. Ariko ndabaza ibyo mbona nka mwari murabizi abarimu ajya hari akavuga ngo rimwe ishyizeho rimwe kandi babazi ko igisubizo gihari. Ariko nanone sadepa kabiri shobora kuba kabiri cyangwa se kaba rimwe nanone biterwa n'imibare wigisha ihariyo. You're right. So turakwakiriye rero. Murakoze cyane. Kandi tunejejwe nuko watuboneye umwanya. Turagusabye rero ngo hari benshi ndabashaka kuba bakuzi kuri iyi channel. Hari n'abatakuzi. Mbere yuko rero tuganira turagusabye ngo ubanze wibwire ubasuhuze babone ko nabo bakwiyumva. Murakoze cyane kandi mwakoze cyane kunumira ndabashimiye nanashimira abadukurikiranye ku bintu ibyo aribyo byose murimo gukoresha mukurikirana kino kiganiro. Ushaka kuba ari telefone, ushaka kuba ari laptop, ushaka kuba ari televiziyo, tuguhaye ikaze nk'uko nanjye bamaye ikaze. Nitwa Kwizera Alfred, ndi umukozi w'Imana, ndi umwana wayo. Iyo mvuze umukozi ndaririmba mbwiriza ubutumwa, ako ni akazi nkora. Byagaruka kuba umwana nkaba umwana kuko Bibiri twemerera kuba abana, itubwira ko turi abana b'Imana. So ndi umwana w'Imana nkaba n'umukozi wayo, ntacyo bitwaye. Nkaba n'inshuti yayo. Ntacyo bitwaye. Nkaba n'inshuti y'abantu bo yaremye. Kwisha amaneno bikaba birabaye. Thank you so much. Turakwishimiye rero ubikomejeho neza uti ndi umwana w'Imana ndi inshuti y'Imana. Ese abantu bose Imana yarabaremye. Bose si abantu b'Imana cyangwa se abana b'Imana bitandukaniye kuba uri umuntu w'Imana cyangwa uri umwana w'Imana. No, Imana yaraturemye kandi turema idukunze twese. Ahasigaye ni choice yawe ukora ukavuga either ndaguma kwa Mana cyangwa ndajya kwa Satani. Iyo tuvuga kwa Mana no kwa Satani ngiye mu isi yanjye uko mbisobanura ni cyagiye uhisemo gukora ibihabanye n'iby'Imana yakuremye ivuga uhereye ku ijambo ry'Imana ariyo Bibiliya. Yatubwira ntukakore utya, ntukagira utya, ntukavuga iki, ntugakora iki. Aho ngaho niho dutangira kwitandukanya n'Imana, ukamenyekana nk'uko birashoboka ko iyo ubyaye abana barakureba bakavuga ngo ya mwana ni runaka kabisa barasa. Burya ishusho runaka wo attractinga cyangwa se wakubyaye nigera hikabi yawe. Aho niho haza kuza itandukana hagati y'uwitwa umwana w'Imana n'uwitwa umwana wa Satani kuko na no man Island ibamaho hagati. Ishusho muri make ukonsa hakaba wambona akavuga ati arasa nasi cyangwa se ibikorwa byawe. Ukunda amahoro na papa wakunda amahoro. Ukunda isuku nkuko bishoboka ko papa wawe nawe ari umuntu w'isuku kuko ni mama wari umunyesuku cyane. Kubera ko papa we si nabihamya cyane kuko rimwe na rimwe abagabo tujya dukora ibitangaza. Habaho usanga umugabo yinjira mu nzu urukweta mwiriwe bana urukweta rujugunya hirya hariya madamu wiriwe ishati akayifunguye yishyize hejuru y'intebe. So abo nabo barahari. So ntago navuga papa cyane kuko ntago nta makuru ye menshi mfite ariko mfite na ya mama. So she was very smart. Wow. And I'm okay with it. Ko numvuri buminduriye ikiganiro. Dukomeze. Yes. So kuba umwana w'Imana dusobanukiwe ko ni igihe cyo ufite ingiro nk'iyayo. Igihe cyo umuntu wigirwaho n'abandi bintu byiza ufite mu mivugire yawe, mu mikorere yawe, mu myitwarire yawe hagati y'abandi. Ese uri umuntu ukunda amahoro yaharanira, ese uri umuntu ukunda noneho hakabona kuziramo kuvuga iby'Imana ariko wajya no kubivuga bakaba babanje kureba akavuga ati kweri ukurikije uko yambara, ukurikije uko yitwara, ukurikije ibyo avuga nibyo. Noneho waza wavuga noneho hari igihe umuntu wagutegereje yakurebye uhagaze ni byiza ariko noneho akategereza kumva ikintu kiguturukamo. Aho iyo uvuze rimwe kabiri gatatu nibwo amenya ahantu agushyira avuga ati uyu muntu akwiriye hano koko. Igihe uko namubonaga ukuntu yari yambaye n'ukuntu uzi ko nawe nibyo nta kabuza n'umukozi. Hari n'igihe iyo tuvuze ku myambarire imyambarire iratangaza. Ushobora kujajinga umuntu bitewe nuko mubonye yambaye ariko igitandukanye kimurimo icyo nicyo cy'ingenzi kuruta icyo yambaye kuko abantu benshi cyane cyane tujye ku Banyafurika. Abanyafurika we judge people by their outfit, by their look. The looks aho ngaho niho usanga umuntu akabona nambaye deshire njye nyambara n'ubushake bwanjye ni n'uburenganzira bwanjye. Ariko deshire ntago bivuze ko umutima wanjye wo uri deshire.
no mahari is very pure. Aho hantu rero uru musore urubyiruko rumwe mu rubyiruko aho hantu bwabo untwaye kunyigisho mba numva rimwe nzatanga n'icyo gihe muzantera amabuye. Oya ntago tuzayagutera kuko buri twese dufite imyumvire itandukanye. Ikintu wita ko ari cyiza kuri wowe gishobora kuba atari cyiza kuri njyewe. Yes, ariko noneho reka turebe Bibiliya iratubwira ikije nawe. Sibyo uri umukozi w'Imana. Uri umukozi w'Imana. Bibiliya iratubwira iki? Nje nibyo nayo nkubwiye ngo hari ikiganiro nje numva nzatanga ariko urubyiruko nje numva guhera kuri wowe numvise ari we wa mbere ntera amabuye. Oya ntago nzayagutera ahubwo ngiyewe tuzagana kuko ni ikiganiro. Mu kiganiro dukuramo gufashanya. Niho abanyarwanda bavuga ngo ukuri gushirira mu biganiro. Hari ibintu byinshi na n'uyu munsi twakwicara bitanditse muri Bibiliya ariko umunyarwanda afata nk'icyaha nk'ihame bakakuvuga ngo icyo ni icyaha ariko tugiye gufata mu byaha. Sibyo kera abamama iyo mvuga kuri mama bambaraga mini. Uyu munsi kwambara mini iyo ubonye umukobwa waminuje umwita iki utangira kumutekerereza ABCD. Ariko mbere ababyeyi bacu bakora iki ngaho ugiye ku myumvire akogenda shaka nk'abakozi b'Imana. Hari uburyo tuba dukwiye kwirefera kuri Bibiliya ibyo tuzabigarukaho. Ariko kandi icyo nashaka kuvuga hari igitekerezo nagize muri jewe ndavuga ngo nzakibasangiza imbere ya televiziyo gutyo. Igitekerezo cyanjemo ngo ibintu birimo biba muri iyi minsi ngo no umwukane Nebukadinezari gutyo byanjemo ko ibyo ni ibihe aho usanga ari umugore nkanje ndetse n'abakozi b'Imana barahari. Abakozi b'Imana twabonye ko rero ufite inshingano mu murimo w'Imana. Asa umuntu n'umupasteri nawe yafashe imisatsi yarayikaraga gutya ari umugore ihagaze itya. Barahari ubwo byo mubwira ntibamwengera ngo bazantera amabuye ariko ndabivuze. Ugasanga inzara baraziteye zose zimeze gutya. Ugasanga imyenda ni deshire yindi uvuze ne naho dukomoje iracikaguritse ibice bimwe by'umubiri biragaragara. Ugasanga naganirijweho ukuntu Nebukadinezari yagomeye Imana ajya mu ishyamba arisha imyaka 7 atazi nawe ibihano bye biza kuba ko iyo myaka 7 imyenda yamucikiyeho mpita nakira ko ari zo deshire zaho bice by'umubiri byo byagaragaraga nta ruhara bifitemo kubera uburyo yagomeye Imana ntabwo yarazi n'ibyarimo. Imisatsi mushokonkoreraho bidire ngira ngo byikoze nk'amadireda hari aho ngaho ibindi bisigara bishokonkoye bidasokoje inzara so njya numva rimwe azatanga icyo kiganiro ariko ntimuzanira ikiganiro cyo ntago ari kibi. Ni byiza ko twaganiriye ikiganiro ntago ari kibi ariko ahantu uzagereranya ibintu bibiri. Hari uburyo bwa mwuka tubibonamo hari n'uburyo bwa mubiri tubibonamo. Ikindi cultures ziratandukanye. Ntuzana ibintu bya culture muri Bibiliya ushobora kuzibeshya kuko hari aho izo culture zawe hari igihugu zidakoramo. Ariko reka turebe twebwe ubwacu ubwo n'ubundi aho nabitekerereje ni twubwacu. Culture yacu iravuga iki? Reka nk'urugero umuco wacu wa kera. Reka nk'urugero naguciye mu ijambo. Sibyo njyewe nagiye kujya kubwiriza ahantu muri Germany muri 2014. Muri Germany abantu bo bari banteguriye kujya wonge kubwiriza n'urubyiruko. Uva kuri urubyiruko rwacu ubona rufite urubyiruko rwacu mu Rwanda ruriyubaha. Ufite indangagaciro. Bari anagiyemo wasanga umuntu wapfumuye ugutwi kose apfumura izuru ryose apfumura n'irindi apfumura n'urukundi gutwi n'umunwa wose. Hanyuma wowe umbwire ngo uramujya imbere wambaye costume byaba bidahura. Aha niho turimo kujyana niho nshaka kugira ngo nkwereke ko cultures ziratandukanye. Icyo wita cyiza ubundi ashobora kuba kibonamo iyindi sura itari nziza ugasanga nta n'ikintu wowe ushobora kumubwira muri ako kanya. Ngiye kugenda rero umuntu umwe arambwira kuko yarazi imyambarire yanjye iyo buvuga butumwa ni costume ni utuntu nk'utwo twose twipanga kugira ngo ugaragare neza nk'uko tw'abanyarwanda tubimenyereye. Iyo wihesheje agaciro abanyarwanda iyo mvuga ku banyarwanda nuko nayo ndi umunyarwanda nzi ko umunyarwanda kujyagenga bitewe nuko wambaye ikintu akubonyeho cya mbere
ariko abanyamahanga si uko bameze bakujyaginga ahereye ku kintu kiguturukamo icyo uvuze. Yes, urumva ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Ubu njyewe rero sinshobora gufata umwanya kureba filime nayireba mu by'ukuri si uko ntago ndi robo. Iyo nshaka kurelaxing a little bit kureba ibindi by'abandi rimwe na rimwe mba ndimo no kwigiramo kuko ntabwo ari ukureba gusa. Oya, ndeba ikintu nanjye mbona kiri bugire icyo kinyigisha. Yego. Hari igihe nyireba kugira ngo nduhuke jya si isaha imwe bla bla cyangwa se iminota runaka nateganyije, ariko ntabwo bishobora kunyobora ngo mfate almost umunsi wose ngo ndi imbere ya televiziyo. No? Hari n'igihe icyumweru kirangira ntaracana televiziyo. Inza mfite schedule y'ibyo nateguye gukora, mvuga uyu munsi ndakora kandi akora bukarinda bwira inana nugiye kure ya iterambere ndetse cyangwa na kure yantuze yo tubonaho nyine kubu ngubu yatwaye abantu ubwenge, ni ya telefone uri buyikoreshe, ni ya TV uri buyikoreshe, ni bya bindi byose uri bubikoreshe ariko bigufashe kwiteza imbere. Nk'ubu ngubu nakugiye mfata iminota 30 ndeba ikintu cy'umuntu yenda kidafite icyo kiri bumarire, ahubwo nafata iminota 30 niyigisha ni gute na creating a post nziza yo kuri iri reach irimo amagambo meza amanuka azamuka kwa kundi ibintu tureba tukifuza aho kugira ngo nge mbyifuze nangira kwiga uburyo nzajya mbyikorera wa mwanya ukoresha ahubwo urimo ndimo kwihugura nkagikora kikanga n'igihe iyo minota yose nshobora kuyimara ndimo kubaka akantu kakananira nkakavaho uyu munsi ejo ngongera ngasubiraho nkakiyigisha kugeza nkamenya online ahangaha kuri telefone aho kugira ngo mfate umwanya njye kuri YouTube ndebe ngo ibyabaye ha wasitaye wasetse uwo birukanye bla bla bla. Ntago ayo makuru kenshi hari igihe ushyira amakuru menshi mu mutwe ukagira akajagari. Biba byiza ushizemo ayo ubona ukeneye ashobora kugira umumaro ashobora kukwinjiriza mu buryo bw'ubwenge, warangiza ugatangira kubikoresha nawe ushakisha uburyo bishobora kukwinjiriza mu buryo bufatika. Ariko se ko hari ukubwira ati nibyo byose nabyo umuntu aba akeneye kubireba kuko bituma umenya ayisi igeze. Ariko nge ndibaza nkawe wowe yenda ujya uganira n'urubyiruko, iyo wamugana arebye akamenya ngo aha n'aha bakubitanye icupa, aha n'aha yamufashe yiba, aha n'aha yafashe umusore yari yatwaye umukobwa w'abandi, aha n'aha ubukwe bwapfuye kubera yenda buriyaho ntihari inyigisho yenda bashobora kuba bakuramo bikaba byatuma akubwira ati ntabwo I'm not wasting my time, hari ibyo ndimo ndamenya nanjye birimo kumfasha ko ari target ufite yo kugira icyo wiga for a day. Biba byiza iyo utabaye umuntu w'akajagari, sibyo? Ukavuga ati uyu munsi ndiga kuri iki iminota iyi ni cyangwa se isaha, uko niko kwiga kuzima. Naho ufasha kare at the end of the day uzasanga you're confusing your mind. None se mu byukuri utwo tuntu twose ni iki gihe kigufitemo mu mwaro muri ibyo ngibyo. Hari amakuru yego ugomba kumenya ariko hari nandi utagomba kumenya, mbona ko ari ugutakaza umwanya wawe. So nkurikije rero noneho ibyo bitekerezo byiza by'uduhaye, hari uburyo nanone nk'urubyiruko cyane tuvuge abakijijwe twakomeje kubisobanura ko niba abandi batuye nkuko ijambo ry'Imana ribitubwira ngo gukizwa no kwemeza umutima wawe ukatuza akanwa kawe ukaturemera ngo nemeye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ese urwo rubyiruko rwo rwakijijwe ndetse n'abatarakizwa ubundi bo twababwira iki? Kuko genge mbona nk'umukristo mbona ishingiro rya byose ari ukuba warakijijwe. Iyo wakijijwe nibwo Imana iguha n'ubwo bwenge ugasobanukirwa ngo ibi bigiyemo nta mumaro nibe. Nyamara hari ubwo tuba twibeshya ngo abakizwa buriya n'abantu badafite ubwenge, nyamara n'abantu bafite ubwenge. Ugasanga rero icyo kintu kiragufashije, ubwenge bw'Imana bari bwo bukuzaho bukakwerekera ngo uciye ahangaha wakugira. So ndagira ngo ugire inama mu gihe dusa naberekera ku musozo, ugire inama ari urwo rubyiruko rukijijwe rwatuye rwemeje umutima warwo rusohoza ibyo rwemeje akanwa kabo, ndetse n'abandi batarakizwa. Ni iki cyabafasha muri ibi bihe byo tubona ko iterambere ndetse n'ibi bintu nyine byose birimo bizana kaduruvayi, ibyo byose byo tuvuga byo gukorera online aho umuntu ananiwe kwimanaginga? Ni iki cyadufasha cyangwa cyadufashiriza urubyiruko kugira ngo bashobore kwakira icyo bakwiye kwakira cyabafasha gutera imbere aho kugira ngo bibafashe ahubwo kwangirika? Bibiliya ijambo ry'Imana bavuga kumenya Imana nibwo bwenge,
kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bisobanuye ngo iyo utazi Imana igisubizo urakibonera aho muri screen. Nanone iyo ukiri mu byaha igisubizo nawe ukihereza, niko ijambo rivuga. Ntacyo ngewe nahinduraho kuri iryo jambo. Ku muntu ku giti cye ashobora kuvuga ngo ndatukanye cyangwa se whatever, ariko iryo ntabwo ari njye yabyanditse, ni ijambo ry'Imana twizereramo. Rero iyo uzi Imana, Imana ikugira inama. Iyo ushoboye gutega ugutwi iyo Mana igufatira umwanya nayo ikagira ibyo ikubwira ukumva. Ariko iyo utari inshuti yayo niyo ikubwiye ntabwo ntabwo umenya ururimi ivuze, nta nubwo umenya ko ariyo yavuze. Ku bajene rero bakijijwe n'abadakijijwe, set your standard. Navuga ngo set your standard. Urashaka kuba nde? Urashaka kuba iki? Wakuze ushaka kuba nde? Wakuze ushaka kuba iki? Icyo ngicyo umaze kukimenya bituma ushobora no kumenya uburyo witwara. Haraho wumva ugomba kuba uri muri ayo masaha. Hari uvuga ati no, uyu sindi buvugane nawe. Hari icyo uvuga iki sindi bukirebesha amaso yanjye. Hari ikiganiro utagomba kwicara wasting time ucyumviriza kuko ntacyo kikubatseho. Ikindi ibyo bintu byose urimo kumva birakuganisha kuwo wateganyije kuzaba we. You get it? Aho ngaho rero niho utangira kuvuga no, aha naho ngiye, no, uyu simvugana nawe, no, iki si nyambara, no, iki si nyirya, no, iki si nyinywa. Kubera iki? You settled your standard. Ubwo se reka nkubaza, niba mfite appointment mu gitondo nkanywa utuyoga na utuvide dutandatu, do you think your appointment mu gitondo ndajyaho? Niyo nubwo ndi buyigeho, do you think uko ndajyaho ndi soba meze fresh mfite ibitekerezo bizima? Biterwa n'imbaraga z'umuntu. Ndakurahiye ngo yikura mu gacuma yegukura muri gahunda mu bagabo. Niko bimeze. Rero ibi ndabikubwa ubundi yikura mu gacuma igukura mu bagabo niko bavuga, ariko yikura mu gacuma igukura muri gahunda zo So reka mbabwire ngo set your standard. Urubyiruko runyumva, set your standard. Iyo standard yawe ni izaguha umurongo ugenderwaho. Utarigeze unywa akayoga, ariyo mpamvu tubwira ibyo narakanyweye mu gihe cyanjye, mu bwana bwanjye narayinyweye, nanyweye inzoga, nanyweye itabi, ngera aho ndavuga no, ibi ngibi kubera impamvu y'uwo nshaka kuzaba we. Ntabwo nzongera kubikoza mu kanwa kanjye. Unanabigerageje kubima, aho niho duhera tuba banzi. Muri make ugushatse kubereka ko ntabwo ari ibyo bifuriza gusa kuko udafite ishingiro, ahubwo nawe wabibayemo, hanyuma urangije ufata umwanzuro gusa uti kubera uwo ngamije kuba we. Niyo mpamvu bino bintu rwose nabo twasangiraga, I'm sorry to say, narabibagiwe. Nta nubwo nyibibuka, nagiye gufata umwanzuro mfata sim card nari mfiteho amanimero yabo ndayica. Njyagena nkorera sim swap kugira ngo nako mfata indi nimero batazi kugira ngo ntibazongere kundusha bakora iki bamamagara. Kubera iki? Nari na wasting the time ihagije, ndavuga I will never ever. Ushaka rero ushaka kureka ikintu, kureka abantu bakwangiriza umwanya, bagutesha umwanya, bahunge. Bibiliya avuga ngo ngo ni mu cyaha umwanzi nazagira ate azabahunga. So nta kuntu wacyaha umuntu utamuhunze. Urumva? Nka kantu nigeze kuvuga ngo nikimfate cyo kundekura. You see that? Uwera muganga gufate noneho ngo nakurekure kandi wowe werekana ko ushaka kurekura. Oya, iyo wamaramaje maramazureka ikintu. Maramazureka abantu, maramazureka ibintu birashoboka. Ariko byose biraturuka kuki? Kucyo wowe ushaka kwizigezaho. Icyo ushaka kuzabacyo. Rero inama nakugira, waba ukijijwe waba utanakijijwe, numara gusettinga standard yawe ushaka kugenderaho cyangwa ushaka kuba ejo hawe hazaza uko ushaka kuharema. Reka mbabwira akangaka nsoza. Bavuga batumye mwabatumiye ni bitangaza. Turavuga tukumva ibindi biraje. Nushaka kureka ikintu, reka iki kigutera. Ni ukuvuga niba duhura nkabobrije kunywa kamwe, kuko nta musinzi uvuga ngo yanyweye ikaziye. Buri musinzi wese uzume akuga ati nanyweye aka kamwe. Kandi nanone niba cye bemera ko bakiguriye, avuga ko yakaguriwe n'undi. Nushaka kureka kamwe, reka uwo umwe cyangwa iyo groupe. Ni ukuvuga ngo icyo udashaka gihunge.
nubona izo kata rimwe na rimwe nkubaga itabi kugira ngo ndireke hariho itabi rikomera kureka n'urumogi urumogi kugira ngo urureke rugusaba guhunga n'ahantu barunywera kuko runyweye narwo byose nyine ni past y'umuntu ariko bitewe no kuvuga ubutumwa cyangwa no kugira kirere ku rubyiruko ngo uyu munsi uburiwe hari utakumva ko icyo kintu wakigeze ariko no kuvuga ngo aho uburi mwere ku rubyiruko ngo nkuko wabivuze when you set your standards ukavuga uti standard yanjye shaka niyi ndifuza kuzabuyu ariko nabonye nkaho nanone ubundi umuntu ndashoboka ko waba role model of yourself ubwawe gusa ukavuga uti ndashaka kwibera intangarugero hanyuma ukabona why not kubera ko ubu uyu munsi ibintu byose nkora ku giti cyanjye na kimwe mfata ngo kincire urubanza cyangwa gitume ndi greating I regret no ufite role model se wowe wumva no ikintu cya mbere ntawe mfite ikintu cya mbere ibyose byonzi ibyo nigejejeho byinshi ninjye wabyitrainings I trained myself nkoresheje ya internet mwebwe bakoresha bakareba ibindi ngiye nayikoresheje nshaka kwiga ni gute umuntu ashobora kwimaintaininga muri ubu buryo ni gute nshobora naburaga na apeti kubera ko ntari nzi impamvu njya kuri nuza barambwira ati kora siporo nakora siporo najya kurya nkarya neza cyane nk'umuntu w'umusore urumva na n'uyu munsi urumva ikintu cyose ushaka iyo wihaye umwanya ntuwangirize mu bitagufitiye umumaro ahubwo ukawushyira ku kintu wowe wumva ugafata uwo mwanya ukiga ukavuga se iki kintu ndashaka iki kintu ndashaka kubaka umubiri ariko se nawubakane urajya muri gym my friend mbere yuko ubimenya ko ugomba kujya muri gym banzure n'icyo ushaka kubaka no kubaka umubiri ni ibintu bibiri bitandukanye biterwa n'icyo ushaka kubaka kuri uwo mubiri Ako se ufite ubwenge bwinshi biradusaba ko noneho tuzagira igihe nyine ako kanya nakundi muwe mwihaga reka ngire gutya mbabonjeho hanyuma handi rimwe muzanumere cyangwa mutumire undi ushobora gusoza icyo kiganiro oya ubutaha ahubwo ubutaha uzatwemerere ko nk'icyo kiganiro urumva ko nanone cyafasha urubyiruko hari ujya muri gym gusa kubera kugenda nta nubwo ari urubyiruko gusa nta muntu udakeneye siporo ugihumeka umwuka w'abazima dushobora no kujyayo rero gusa tukikorera ariko biragusanga uzafata umwanya ndumva ari inyigisho ushake nicyo ushaka ko ni ukuboko uraguterura uti icyuma hari uburyo uterura icyuma kugira ngo ukuboko kwawe kuze kuri forme runaka ugomba no kumenya forme runaka ari ibintu byinshi naho ikintu bita telefone aho kugira ngo kikwangirize umwanya kikwice kibyaza umusaruro kikwigisha icyo ushaka kwiga gishyiremo uvuga ati nk'ubu Google yarabyoroheje umusore kubamamariza ariko yarabyoroheje avuga ati ndashaka iki n'iki ikabikuzanira ugahitamo icyo wowe specific icyo ushaka kwiga noneho ukagifataho umwanya bitewe n'ubumenyi ugishakaho so internet ikoranabuhanga muri generation turimo irakenewe ariko reka tuyibyaze umusaruro ikwigishe cyangwa se ukorereho amafaranga nk'ubu aba YouTuber benshi bakoreraho amafaranga botike urayishyiramo ibintu ejo yahomba cyangwa ukabura nayo wishyura inzu ariko internet ni isoko rizagomaho niyo nayo wazaba wararangiye bizagomaho ubu sugira ngo bayikoze ubu tuba turaha tuvuga ariko still nabo baba barimo kunguka natwe mu gihe bavuga ati reka baduha akazi natwe tubaha akazi ni ibintu rero nimagirirane kuri abo bantu Imana iguha umugisha cyane murakoze cyane ufite byinshi cyane muri wowe ndumva twagiye dutegura ikiganiro ku kindi hazabe icyo kiganiro cy'uko wakwigisha abantu uburyo bakora siporo bafite icyo bagamije tuzakigira ukwacyo ko numvise nanjye binkuruye numva nifuje kwimenya uko wamugani hari ubwo nibaza ko abantu bajya muri siporo gusa ati ndashaka gusa gukora siporo ngabanye ibiro hariho n'abajyayo bakaganiraho kugira ngo bakoreshe ya minota aho niho hahandi na telefone ikwereka ko ushobora kwibyaza umusaruro cyangwa se ikakwicira gahunda gute harimo abajyayo bakavuga kugira ngo bakore icyabajyanye iminota mirongo ariko genda rebye cyane nsanga hari abajyamo gusa uko bagiyemo kubera ko ubu ngubu abantu bose turi mu mahoro tumeze neza twabonye ibyo turya n'ibyo tunywa abantu twese turabyibushye turimo gushaka amabubu ariko navuga ngo icyo kiganiro tuzakigira ukwacyo dufasha abantu Imana rero guha umugisha cyane kozi w'Imana hari byinshi cyane byo tukwigiyeho
hari byinshi urubyiruko ngira ngo mwumvise, hariho mwazifuza yenda kugira icyo mumubaza, ubundi ntabwo twamubajije cyane kuko tuzi ko muzi ko ari muntu ki, kubatamuzi rero bwo bwa mbere amubonye, mugiye nanone nawe dushobora kukuvugaho tukavuga ngo nawe ubwe n'umwe mu bafite YouTube channel, mugiye ahantu kuri YouTube mukandikamo Kwizera Alfred, mwamubona n'umuhanzi n'ibindi bintu byinshi cyane muzahabona. Ni ukuri byo ubona ko ibyo atubwiye ari nako bimeze, umwanya wose yarawufashe ubyaza umusaruro akoresheje ikoranabuhanga, namwe nimukurikira muzabona ko ibyo avuga bifite ishingiro. Rero Imana ibaha umugisha cyane mwebwe mwese mwabanye natwe, kandi iha umugisha imirimo yanyu, kandi iha umugisha ibyo mukora byose kugira ngo natwe dukomeze duhabwe umugisha namwe. Mpora mbabwira ko muri abantu b'umumaro, muri abantu bakomeye cyane, nimwe nkomezi zacu. Imana irabakoresha, ntabwo izakoresha igihuru nkuko yagikoresheje ibwira Mose. Rero irabakoresha natwe tukabona izo mbaraga, tukumva ko ibyo turimo dukora hari abantu babishyigikiye, hari abantu iyo tubona za share mukora, za like, iyo musubscribinga, mugakora comment zanyu, kuri byose ibyo biratwubaka bikatwongera imbaraga kugira ngo dukomeze muri uyu murimo tudacitse intege. Imana rero ibaha umugisha, reka tumusabe akurikiza isengesho ikiganiro cye, isengesho ari gufi ryafasha. Uri kubiteho ubwira urubyiruko ngo mbere yuko ushaka gusetting izo standards zawe niki, banza wumve ko Imana ariyo byose muri wowe. Imana niyo bwenge, niyo buri kintu cyose uzakenera. Mpora mbibabwira, ntacyo rero uzageraho mu gihe cyuzibeshya ko ubwenge bwawe buhagije. Reka twumve adusengera kugira ngo byose biherekezwe n'ijambo ry'Imana n'isengesho, kugira ngo ufatweho wumve yuko mbere yuko ugambira icyo cyo cyose banza ugambire kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Karibu. Murakoze cyane. Data mu izina rya Yesu Kristo, uhoraho gakiza kacu, byiringiro byacu kandi byirato byacu, turagushimiye kubw'uyu munsi waduhaye kugira ngo tuganire ku magambo yakubaka ikiremwa muntu aho kiva kikagera hose. Mwami, ibyifuzo byacu no kugira ngo tugire uwo tugira inama, tugire uwo duteza imbere. Mwami, aya magambo tuvuze reka agende ahinduke imbuto mu murima wera mu izina rya Yesu Kristo. Reka umunsi umwe, igihe kimwe n'uyu munsi, hazabeho uwatanze ubuhamya yuko hari icyo byamumariye, atari ukuvuga gusa. Mwami, iri jambo ryawe tubibye urikurikirane, iyi mbuto duteye uyikurikirane. Mwami wanjye uyuhirire kugira ngo igihe kimwe izatange umusaruro. Mu izina rya Yesu Kristo, uha umugisha buri wese watuninze kuri iyi channel. Mu izina rya Yesu Kristo, umuhe umugisha, umuhe umugisha, uha umugisha urugo rwe, uha umugisha akazi ke, uha umugisha imirimo y'amaboko yabo. Mu izina rya Yesu Kristo, komeza uganze none n'iteka ryose. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Thank you so much. Thank you.